teme ngiye kubigishaho birashoboka rwose ko 80% batari bayo, kandi birashoboka nanone ko n'abantu bashoboye kuyumvaho bashobora kuba barayumviseho uduce duto na duto. Muri iyi nyigisho uzabona ndacyita iki, uzasa n'umuntu ugeze mu isanzuri rya Bibiliya. Umwe yanditse igitabo ashyiraho ifoto y'umwana uri muri forêt tropicale cyangwa mu ishyamba rya tropicale ryo muri Kongo. Aravuga ngo Bibiliya imeze nk'iryo shyamba rinini, aho umuntu agera yareba imbere yareba inyuma agasanga nta garuriro. Na Bibiliya rero nuko nguko imeze. Je yarantanga maze imyaka n'imyaka nyisoma nyiga, ariko kugeza n'uyu munsi nanjye hari aho ngera ngasa n'umuntu waguye mu nyanja simenye rwose igaruriro ry'amagambo. Ndiho ndasaba Imana rero ngo muri iteme tugiye kuzaganira, Imana izagufashe uzahavugiza icyo wunguka. Muvuge ngo amen, mwongere ngo amen. Uzave hano ufite icyo wungutse. Ndakora introduction uyu munsi kandi Imana izabikora. Muvuge ngo amen. Tugiye gusoma ijambo ry'urufunguzo ryanditswe mu rwandiko rw'Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4. Abagalatiya 4 umurongo wa 4. Musomyi ansomere kandi yitonze. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. N'uwo murongo ongera usubiremo. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Musubiramo bwa gatatu. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Wavutse atwarwa n'amategeko. Ngira ngo umuntu wiga usanzwe yiga yakumva neza icyo ngiye kwigisha. Ndashaka kwigisha ku ijambo ryitwa igihe. Mbwira umwicanye uti igihe, ariko mbabara ningusaba nawe ubinkorera. Mumbwira uti igihe. Mubwira uti pastor agiye kwigisha ku gihe. Iyi ni imvugo ikunda gukoreshwa n'abantu. Umuntu ababwira ati urimo urata igihe cyawe. Undi nawe avuga ati wintesha igihe. Undi nawe avuga ati sinkeneye guta igihe cyanjye. Ni amagambo akoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Undi nawe mugasezerana mukavugana muti turi buhure Nyabugogo 2:00 rwose tube tuhahuriye. Nkuzanire ibyo wambwe. Wenda n'urugero uti umuntu ikintu cyangwa usabye umuntu ikintu ahubwo ati tuze guhurira Nyabugogo ndabanyikuzane, wenda ni imashini cyangwa se n'amafaranga agomba kuguha, nuko ukamutegereza. Wajya kumva 3:30 cyangwa 4 cyangwa ukomeje kumubipa no kumuhamagara ntaze, wajya kumva 4:30 akuba ati yewe mbabarira n'ibibazo byanzitiye nabuze ukonza wihangane tuzabonane. Imvugo uhita uvuga uwo mwanya ni iyi. Nimwe ntegereje ko mumbwira. Iyo mbabarira please ntuneshe. Kuki wantesheje igihe?
abanyarwanda bakongera bagaca umugani ngo igihe cyagiye ntabwo kigira gite, reka dusangire turimo turiga, ntabwo kigira gite, ntabwo kigaruka. N'abafaransa ngira ngo uwo mugani barawugira ngo rota noro no vie jamais. Abongereza nabo bati the time is money. Iri jambo ry'igihe ni ijambo rikomeye cyane. Ejo rero icyo zatangira kwigishaho, nzababwira ibihe 7 byo mu mateka y'isi bitarengaho n'igihe na kimwe. Ibihe 7 biri mu mateka y'isi. Nzababwira aho byatangiriye naho bigereye naho bigiye kugana. Noneho tuzasoze nk'itoro ryose rya Betesida, kuko nimwe ndi kwigisha, twibaza ngo eske ubwo ibihe bimeze bitya duhagarare dute, duhagarare hehe, tube turi hehe. Hari ibintu biri kubaho biterwa n'igihe ntitubimenye, kandi ibintu iyo biri gukorwa n'igihe nta muntu n'umwe ushobora kubigarura, ntibibaho. Mikrofone iriho iravuga neza ngira ngo sibyo, ariko yongeremo akabaze kugira ngo igivuganira Imana ishimwe. Niki twebwe hari ibintu biriho muri iki gihe, ariko iki gihe cyitwa ikihe? Ni ikihe? Ni igihe. Ibyo bihe 7 bifite amazina byiswe byose. Imana izamfasha kugira ngo tugende tubire, ariko uyu mugoroba ho reka mbanze sobanure ku gihe. Hari ibisobanuro byinshi bigera kuri 3 bisobanura igihe. Iri jambo ryitwa igihe mu Kigiriki barisobanuza amagambo 3. Twebwe nk'abanyarwanda tubara ngo ni igihe, tukavuga igihe, ariko ntabwo tudekriva igihe ari iki. Abagiriki bo basobanurira ijambo mu buryo 3. Ijambo rya mbere baryita koronos. Igihe cyitwa koronos. Kikaba ari igihe runaka. Muri Yohana 5:6 hasome tuhasanga iryo jambo. Mu Kigiriki rirahari iryo jambo. Yohana 5:6 haravuga ngo Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Yesu amubonye amenya yuko amaze koronosi ndende arwaye. Abize cyane bazi ibyo bita koronometre. Burya abantu bakora kuruse bihuta cyangwa biruka bari muri atletisme bagira ibyo bita koronometre. Abasiganwa cyangwa ibyo bintu rero niho biva mu ijambo ryitwa koronos. Ni igihe kiba cyabazwe bakavuga bati ibirometero 150 umuntu usiganwa akaza kuba wa mbere aragomba kuba byirutse isaha n'iminota 6. Niyo koronometre y'icyo ngicyo. Iyo rero wirutse ukaza kugenda ariko ukagera mbere cyangwa ukagera nyuma y'iminota 6, isaha n'iminota 6, deja koronos iba yagutakayeho, uba watakaye. Tuzagera ku kabango kitwa gutigi. Gutigi umuntu agasigwa n'igihe agatakara. Abantu benshi baratakara. Hari igihe umuntu aba afite akagita. Ngira mwene so ngo wirinde gutigi. Hari nubwo umuntu afite icyo gihe kiri mu maboko ye, Imana ikakimuha, abashumba bakakimuha,
itorero rikakimuha, abaririmbyi bakakimuha, ariko akagira ate? Akagita. Imana izagufashe igukize guta igihe. Imana izamfashe nsobanura amagambo nkuko numva andi ku mutima. Icyo gihe cyitwa koronosi ni igihe cy'iminsi myinshi ariko itazwi neza, nicyo bita koronosi. Kandi nanone ni igihe cyashyizweho kikagira umwanya uzwi, kivuga amashami abiri, bigasaba ko ugikoreramo agenda akizi, kuzageza yavuga ati aho nagomba kugera ndahageze, igihe ndakigejeje. Ubwa kabiri, ni ijambo ryitwa kairos. Mu Kigiriki igihe harimo icyo bita kairos. Kairos bisobanura igihe gitunguranye, kibayeho kitari cyiteguwe. Icyo gihe kikazamo amahirwe cyangwa uburyo bwatuma umuntu agerwaho n'ibintu yari atakwiriye kuzabona. Ahantu muhitondere. Cyangwa opportunity. Icyo gihe kikaza kizanye amahirwe, kizanye umugisha utari utegereje, utari uniteguye kuzabona. Nicyo bita kairos. Icyo ni igihe gitungurana. Akenshi kikaza kubw'amasengesho yakozwe, yaba ari wowe yakoze, baba ari abayagukoreye. Icyo gihe kikaza kizanye amahirwe utari kuzabona. Icyo rero, aka kantu nuko katari kuzenguruka, ubundi kajya kazenguruka. Kirazenguruka kikazakugeraho kuri arete, aho wategereje ntubimenye ko cyakugeza, kikigendera kuko cyo kirakomeza kikajya ku wundi. Reka ntajya akagerwa. Mukobwa akaba yarasenze, agasenga ati Mana ndashaka kubaka, ndashaka kugira umugabo, ndashaka kugira urugo, ndarugusabye Mana mu izina rya Yesu, ndahamagara ijuru rintabare uko ryatabaye Aburahamu, ndarihamagaye. Akumva arashyikije, agahagara aho ngaho agategereza. Kairos nayo igaturuna, ikazana umusore, agahagarara ngo ba, umuntu akamubenga. Yamubenga kairos igakomeza ikamujyana. Umva mukobwa, uko umubenze kairos nayo ikamutwara, ikazagera kuri Tina. Tina nayo ikazagara ati Mwami Yesu ndagushimiye kuzantabara, kandi nuntabara nzagushima. Kairos igahagarara na wa musore imbere yiwe, akamuhobera ati Mwami urakoze, ndagushimiye unkoreye igitangaza. Wa wundi naracyari kuri arete, ntabwo azi ko time yamupase. Mbarizo mwicare uti ntabirakunyuraho, mumbarize. Umuntu Imana imuzaniye iyo time nziza ya kairos, ijizanye akazi. Murebe hano, ijizanye akazi, irazengurutse, ijizanye akazi irakumugeranyeho, imuhaye akazi. Papa Oba imuhaye akazi, nka Papa Obama akamuhamagara akamuha akazi. Yamara kumuha akazi ntamenye ko ari kairos, yakageraho agatangira akajya mu masengesho y'iminsi akagasiga. Nababwiye umuhungu i Remera wambabaje cyane, antera n'agahinda. Twarasenganye turicarana, nsanga mu biro, arambwira ati ndambara ibiganza, ati umaze imyaka 14 meze ntya, singira ipantaro, singira iki, kandi nabuze akazi, narize. Ati mbabarira unsengere. Ndamusengera. Uko twakoze amaterera akagaruka, twajya gutaha ati nsengera. Nuko ndamusengera. Umunsi umwe directeur wa Freeform arampamagara, arambwira ati niba ufite umuntu umwizerwa mumpe.
muhakaze agatima gakubita wa wundi maze iminsi ndambika ibiganza ndavuga nti Imana urashubije Kairosi irageze. Yesu ashimwe, munyikirize. Yesu ashimwe, Kairosi irageze. Nuko ndamuhamagara ndavuga nti nakuboneye akazi arishima, ndavuga nti ejo nzakujyana. Mpamagara Kalisa tu diregiteri wa Furifomu ndamujyana, mugejejeho amuhakaze amwemera 70,000 ku kwezi. Ibaze nawe umuntu maze 14 adahembwa n'icyatanu. Avuga ati kandi nitike nzajya nyigwa nayo kwirirwa urya ku manywa, nzajya nyagwa ntugire ikibazo. Inzara yari yaramutemye, yaryaga habonye ku bakirisitu. Kairosi iraza igihe atiteguye, atarazi, agiye kumva biva pastori waramuhamagaye. Reka mbabwire, Kairosi ni igihe utazi. Hari igihe kizagutungura utazi. Vuga ngo amina. Hari igihe icyo gihe kizaza kizanye opportunity, ariko kiragusaba kuba ureba neza, uri mwansubije, uri maso. Akazara gatangira, yagatangiye ariko wa kabiri ahari, kwa gatatu yasubirayo afata amasengesho ngo iminsi 5 yigira Samuduha. Ajya Samuduha agenda, niba yaragiye gusengera iki ntabwo mbizi, sinzi icyamwe nanjye ntiyamimbwiye. Nuko giye nkibira ko ari ku kazi. Bibaye kwa gatandatu diregiteri arampamagara ati niko, ati wa muntu naramubuze, ni wamuburiye? Atese koko, ati umuntu watangiye akaza agakora urya munsi gusa, ati ntagaruke. Ati none rero muvande, ati nkwiseguyeho nk'umushumba wanjye, ati ntuzandengane, ati namaze kuhundi akazi. Avuye mu masengesho asanga akazi bagahaye. Kairosi hari ubwiza yakugeraho ugasanga warahuniriye, yakugeraho ugasanga nta ryenge wifitiye, uri sabizeze. Hanyuma rero ukazaburira, ukongera ugasubira kubashuma. Icyo kora ntabwo yagarutse, ntabwo yangarutseho. Cyo kora jewe naje kumushaka nyuma, namwe ntibyagenze bite. Ati rero burya, ati nari mfite amasengesho y'umuhigo. Ati amasengesho yari umuhigo narayahize. Ati nsanga nshyize ku munzani, ati numva Imana yanjye. Imana yawe imeze itese. Ngajya guhigura uwo muhigo nyine, avayo byararangiye, Kairosi zaramunyuze. Bibiliya iravanga igihe gikwiriye gisohoye, niho twasomye ngo Imana yohereza umwana. Nimurebe igitangaza, muri Isirayeli bari bamaze igihe bategereje uwo muntu uzaza. Abahanuzi baravuze, abandi barahanuye, bareretswe. Ba Mika aravuga ati nawe Betelehemu ntabwo uri muto mu midugudu ya Yuda, muri wowe niho hazavuza umwami, imirambagire ye izaba y'iteka ryose. Yesaya aravuga ati dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Haleluya. Abahanuzi bose baramuvuga, kandi bibari coded mu bitabo by'Abayahudi. Ariko ikibazo cyababereye igihe, ikibazo cyababereye igihe. Maze igihe gikwiriye gisohoye, nimwumve namwe, bacururiza mu rusengero. Urwakagombye kwitegura Mesiya barushoramo intama n'inuma n'amadegede n'inyanya bya bindi mwabonye Yesu yirukanye. Byose baravuga bati byo twategereje ntabyo tugitegereje. Ariko igihe gikwiriye gisohoye. Mbwira mwene so ngo Imana igufitiye igihe gikwiriye. Mbabari mumbwire mukoze mu ntoki uti Imana igufitiye igihe gikwiriye. Sibwo avutse, sibwo batabimenye, sibwo iyo Kairosi igeze ntibabimenye,
sibwo ahubwo abanyabwenge bo mu burasirazuba bwa kure baje bakabatungura bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe, twebwe ko twabonye inyenyeri ye. Ni ukuri abari bategereje kandi babikurikirana mu mateka gusa atari n'ibyabo nibo bamubonye baramumenya. Kandi undi wabimenye ni Simiyoni, wari wuzuye umwuka wera, wari ufite imbaraga z'Imana, ni wabimenye. Ngira ngo nzagira umwanya munini wo gusobanura kuri iki gihe cya Kairos, aho abantu bashobora kugerwaho n'icyo gihe ariko kikabatambukaho batabimenye. Icya gatatu cyangwa ijambo rya gatatu mu kigihe kibaryita ayoni. Ayoni, icyo ni ayoni. Ayoni, igihe cya mbere ni koronosi, icya kabiri ni kairosi, icya gatatu ni ayoni. Icyo kivuga ngo igihe cy'iteka ryose, ni cya kindi tuzinjiramo impanda nimara kuvuga. Maze igihe gikwiriye gisohoye, hagira unsomera muri Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 20. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 20. Soma wihuse. Kadusome. Igihe gisohoye, Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Wongera usubiremo. Igihe gisohoye, Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, namusabye Uwiteka. Akoze cyane. Amen. Igihe gikwiriye gisohoye. Ntabwo nzi ko wari ufite Bible ya English ngo adusomere nawe iyo verisi. Igihe gikwiriye gisohoye, Hana abyara umwana w'umuhungu. Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Hallelujah. Amen. So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel, saying, because I have asked for him from the Lord. Urakoze cyane. Nashatse ririya jambo rivuga ngo igihe gikwiriye gisohoye. Muri Bible sinzi ko ufite King James. Ya, Bible ya King James ivuga right time. Right time. Igihe nyacyo. Buriya Imana n'ubutware ibintu bitegereza ibigenera igihe. Ngiro mwicaye ibintu bigenera igihe, kandi igihe cyabyo ntabwo gishobora guhinduka. Icyo kora, hari ikintu kimwe kijya gihindura ibintu Imana yashyize ku murongo, ni amasengesho. Ngiro mwicaye amasengesho ahindura ibyo bintu. Ikintu kugishobora kuba gihagaze gitya, gitegerejwe gitya, cyagenwe gitya, abantu basenga, abantu babwira Imana, Imana ikabihinduramo igihe, ikazana Kairos. Kairos ikazizanye igisubizo kitari cyiteguwe. Muvuge ngo amen. Mwongere ngo amen. Kairos ikazana igisubizo kitari cyiteguwe. Hana murabizi yamaze igihe
yamaze igihe ategereje, yamaze igihe asenga, yamaze igihe asaba Imana. Ariko umunsi umwe ngo agere mu rusengero, Imana inyuza mu kanwa ka Eli, aramubwira ati ngaho genda amahoro. Muragira ngo nurya munsi yasenze gusa se? Yari yaramaze igihe asenga, ariko igihe gikwiriye, haleluya, gisohoye. Ndakwifuriza ko icyo gihe kikugeraho nawe, Imana ikagusohoreza ibyo yavuze. Yesu ashimwe cyane. Igihe gikwiriye gisohoye. Nsomera Magalatiya 4 umurongo wa 2. Abagalatiya 4 umurongo wa 2. Haravuga ngo ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Urakoze cyane. Kugeza igihe cyategetswe. Hari igihe umuntu bamusengera bakamusengera, ndetse kumva rwose nawe bishyitseyo. Sinzi umuntu umwe twari kumwe ahantu, nuko turasenga hari uwitwa Nsanzurwimo. Nsanzurwimo rero yari umugabo w'umwuka, twaramwubahaga. Yari umugabo w'umwuka, yari afite ijisho rireba, nubwo mwamuna abapasiteri b'abarevera mumeze mute mukunama. Yari ateye ubwoba, yakundaga gutera ubwoba. Yarazaga hamwe na hamwe abadiyakoni bakamena amaturo banyuze imbere ye. Ndibuka ahantu hamwe yarahageze abadiyakoni bateruye amaturo bayamena imbere ye kubera ubwoba. Uwo mugabo umwe yari afite ikibazo gikomeye. Nuko agera igihe rero cyo kuza gusengera abashumba nyine bamuha n'ibyifuzo, arakivuga. Maze Nsanzurwimo aramusengera avuga mu ndimi, aramusengera. Noneho natwe twari twumva umuriro wamanutse, tuvuga mu ndimi, ibintu birakomera. Umugabo witwa Munyambara, uwo mugabo witwaga Mutabazi, aramubwira ati Mutaba, ati niba igisubizo cyawe utakibonye, ati nta n'ahandi uzakibona. Ati urakibonye? Nawe ati ndakibonye. Ati nagisingiriye. Ati ririya sengesho waryumvise? Haragenda yibwira ngo igisubizo kiraba mu gitondo, nticyaba, ahubwo noneho kirakomera. Baza no kumukomboka, cyari ikibazo kigomba no kumujyana ku rukiko. Baza no kumukomboka, baramuhamagara. Noneho rero tuganiriye, ariko ko ryasengesho twumvaga ari umuriri uritagura, kuki bitaba? Aritaba, araburana. Mureke mbabwire, igisubizo cye cyaje kuza ari hafi nyirango yo kujya kuburana no gusomerwa. Nuko Imana igira itya igikuraho mu buryo bw'umuyaga, mu buryo butari bwiteguwe, mu buryo butari igisubizo kiza gityo. Hari igihe umuntu agusengera akagucanira ntabwo avuga uti birabaye, ariko ntibibe, bigategereza igihe. Bwira umwe mwicaye tutegereza igihe. Hari igihe cyategetswe na data kizasohoreramo iby'Imana yavuze. Ikijya cyica abantu ni ukunanirwa gutegereza. Ikijya cyica abantu ni ugutegereza igihe. Abantu ntabwo bazi gutegereza igihe. Mwibuke Sawuli yabwiye Samweli ati nabonye abantu bagiye kunshiraho kandi ngutegereje mbona waratinze. Ati nuko aramubwira ati ibyo wakoze ntabwo wagombaga kubikora. Reka mbabwire, kenshi na kenshi kudategereza igihe gutuma tugwa mu makosa, tukagwa no mu byaha. Ariko icyaduha Imana, tugasenga Imana dutegereje, kuko Imana yacu icyo yavuze izagikora, ariko izagikorera mu gihe cyacyo.
Amen. Imana ihora itubwira ko izatwishyurira umwenda waduteye ikibazo, ariko hari igihe haza ubutumwa tukagira ngo mu gitondo Imana irabiwishyuye, tugategereza nibibi. Kandi pe ni ikintu kitubabaje, namwe kibababaje, twese kitubabaje, abashumba kibababaje, abakozi b'Imana n'undi wese ukunda itorero rye kibabaje. Ariko Imana uko dusenze, waba uri wenyine wagiye mu butayu ujya kumva ngo ndagikemuye, ndakirangije, siyo mvugo twumva. Mujye mwibuka ko ku Mana nta bihe biyisiga, ku Mana ibihe byose bigenda gake, birirondeza. Mwibuke ijambo rivuga ngo umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka igihumbi, ngo n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe ku Mana. Twebwe rero tuba twarushye, ko aravuga utari ko se bigenze bite, rwose reka da, Imana igihe cyayo nikigera izabikora, kandi izabikora kwihesha icyubahiro. Komera Imana amashyi. Dukunda kuganira tukabaha ubuhamya, nkababwira nti nimutse ahantu 16, ariko namwe nimurebe umuntu w'umurevera kugira ngo agende yimuka ahantu 16. Hari naho twageze abana bakanga kujya babiterura, bakanga no guterura ibitanda byabo na za matora, tugashaka abakozi bavuga batari kubu tuzahora tuva ha tuzahora. Nanjye nagira nk'abari koko Mana kunyereje. Aho twimuka tuhamaze amezi 2, aho twimuka tumaze ndibuka ku Muhima, aho twari turi twahimutse tumaze amezi angahe, ngira ngo 3, umuntu aturya amafaranga arigendera, dusigara duhangayitse, tubura nandi ibintu bibinsobe, none ukagera ubwo ukoresha iturufu. Yewe bene da, hariko igihe gikwiriye gisohoye. Mwafashe kuzamura Imana icyubahiro. Igihe gikwiriye gisohoye, byarantunguye. Haleluya. Ngiye kumva numva nanjye nisanze. Nani nabwiye Bishop uzambabure mfate konji nibura y'icyumweru, ngiye ngarama muri iyo nzu ndebe mu gisenge nsekeye nshima Imana, kuko igihe gikwiriye cyari gisohoye. Bwira mwene so ngo nawe igihe cyawe kizasohora uko byagenda kose. Ariko icyo Imana igusaba ni ugutegereza. Abandi rero aravuga ati rero ubwo Bishop yansengeye ntibicemo, ndaje nshaka undi w'ibiganza bishyushye. Hari n'abasigaye bashukana ko bafite ibishyushye ngo by'uwo mwanya ngo bya express. Hari n'ibiganza bya express basigaye bagura. Bishop ngo hari abashumba basigaye bafite ibiganza ngo bya express, ngagukozaho gusanga ibintu byose ngo uwo mwanya ngo automatic ngo ngukanda ngo ngupyona ngo ngukanda gake gusa. Munakajyayo yagera naho bikanga, akongera akajya n'ahandi. Bati banange abari mu butayu, hari abantu baba mu butayu bacumbitseho baremye amahema, atabo nzabasanga nabo bakabibuye. Ntabwo byemera, ntabwo bikunda kugeza igihe cyategetswe na papa. Niba wumvise aya magambo neza, komera Imana amashyi. Kugeza igihe cyategetswe na papa. Ndibuka umunsi mama Bishop andambika biganza, twari i Kanombe, ndambika biganza, yaturambitse biganza, twari tukiza muri BTC, tumeze ukuntu pe, tumeze ukuntu. Andambitse biganza arasenga, numva mvuze mu ndimi, nanjye unayifata ndavuga nti karakozwe musubira baya. Ariko ntabwo byemeye uwo mwanya, ntabwo byemeye uwo munsi. Kandi ikibazo cyari kituri ku mutima gikomeye cyane, ni ukutagira inzu. Nicyo cyari gikomeye. Twaravuga tuti nituyibona wenda ibindi byose bizarumva uko umuntu asenga, wenda ibindi byose bizarorere. Ariko mbonye n'ibindi, reka ngwire niyo icyo gikemutse n'ibindi biza inyuma bimeze bitya, nabyo ukavuga ariko si bibyo biti bikabishiye. Ariko icyo cyasohoye mu gihe cyacyo cyategetswe kuri Kairos y'Imana. Abefeso 1:10. Kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo,
ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Urakoze cyane, wongera usubiremo. Kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kugira ngo ibihe nibisohora, kugira ngo kairosi nigera, igihe kigasohora, Imana izateranya ibintu ibiguhe. Imana izaguhe kubyara, Imana izaguha umugabo, Imana izaguha umugore, izaguha urugo, Imana izagukora ibitangaza nawe uzanzamuke. Ibyo bihe birahari, data yarabisetinze, yabishyize muri gahunda, yabishyize muri gahunda, kandi bizabaho, bizabaho. Imana izabikora, ariko wihagarika umutima, yirinde gutakaza ibyiringiro, yirinde kumera nk'umuntu udafite icyo ategereje. Dutegereje icyo Imana yavuze, kandi twicaye ku ijambo ry'uwavuze. Amen, amen. Twicaye ku ijambo ry'uwavuze. Uwavuze no gukora azakora. Ariko iyo ariyo yamaze kugena dosiye, aravuga ngo ku itariki niyi, umwanya uyu, kandi ikintu cyanangaye nta nakubwira, nta nagupfunyuriraho. Tumaze igihe twiga ngo amasezerano aho umuntu yaherewe, Imana ntimubwira igikombe kiri hagati aho, wowe genda gusa, wowe nyura aho ngaho, ibikubabaza ubyihorere, ibigutera ubwoba ubyihorere. Hari uwavuganye nawe, kandi uwavuganye nawe yagusetingiye icyo gihe nikigera. Haleluya. Iyo tariki nigera, uwo mwanya nugera, wenda uzaba uri mu nzu cyangwa uzaba uri hanze cyangwa uzaba uri mu kazi, uzumva ubutumwa bukubwira ngo igihe cyawe kirageze, ngwino wakira ibyo wasezeranye. Yesu ashimwe cyane. Igihe gikwiriye nikigera. Reka mvuge ku gihe cy'umuntu. Umuntu afite igihe, ntabwo akwiye kurinda neza. Nabyo abahanga bavuga ko mu mibereho y'umuntu harimo ibihe nka 7. Igihe cya mbere ni igihe cyo gusamwa kwe ari mu nda, nta bindi biba bimureba, nta kibazo cye. Icyo gihe kimaramo amezi 9 iyo avukiye igihe cyuzuye. Nabyo byarantangaje kuba ari amezi 9, iminsi 240 ingahe hafi iri, akayimara mu nda. Igihe kikuzura akavayo, yavayo akajya ku bibero, batangira kubara neza ibihe bye. Ibyo 2 ntibabibara, kiriya gihe cyo ku bibero no gucuka kwe agize imyaka 5 ntabwo babibara cyane, ariko ni ibihe 2. Igihe rero kibarwa ni ukuva ku myaka 5 kugera kuri 15. Umva uko bavuga, baravuga ngo muri icyo gihe mu mibereho y'umuntu nta bundi bushobozi aba aragira bwo kwitekerereza no kwiha icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ahubwo muri icyo gihe abagira uruhare mu kumuha icyerekezo ni ababyeyi, aba kabiri ni abarimu, aba gatatu ni abanyepolitiki, aba kane ni abayobozi ba kiliziya cyangwa b'idini, nibo bamuha icyerekezo. Aba mbere bamuha icyerekezo ni ababyeyi cy'ubuzima bwe, aba kabiri bamuha icyerekezo cy'ubuzima bwe ni abarimu, aba gatatu bamuha icyerekezo cy'ubuzima ni abanyapolitiki b'igihugu avukiramo, aba kane ni abayobozi b'itorero. Icyo gihe cyo kwitonderwa cyane, nicyo gihe cyo gushyiraho urufatiro rw'ubuzima bw'uyu muntu azagenderaho, bikamuhesha kubaho
neza mu buzima bwe mu gihe cyose azamara ku isi. Ikibazo gikomeye cyane rero kikaba kiri kuri aba bantu bamuha icyerekezo. Niba rimwe nahaye ubuhamya simbizi, yewe nagize amakuba yo kuvuka ngasanga iwacu baraparanganye, bari bariho, ariko mama yari umunywi kuva kuri 1 kugeza ku 10. Hahandi abyuka ajya kuvumba. Papa nawe yari uko acuruza inzoga. Iwacu mu nzu hari akabari, ariho abantu ku buryo rimwe na rimwe twirirwa tutanariye. Nta nyigisho nanye. Icyo kora papa rimwe na rimwe, kuko yari umuprotestante umureyari, yakundaga gusoma Bibiliya. Icyo nibuka gusa yakoze, yajyaga twicaza ku gahato nabwo ku nkoni, katubwira ati ngaho musome Zaburi ya 23. Niyo yakundaga gusoma ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye, akayidusomesha. Mama yaza yabireba ngo abura ko basomesha ku nzoga, ngo rabasomesha ibyo bitabo bya ku mutima ntuvuze ukuri, ahubwo ibi byadusomesha wa mugani nta nicyo bimaze, yadusomesha ku kagwa. Kuva ndaho ankize ku bibero, yandamije urwagwa rushyushye, abarankagiye agatima k'urwagwa gatangira nkiri uruhinja. Hahandi baza n'umuheha bagakozamo bakajya gutya umwana, iryo minita nuko binkukiramo mpinduka umusogongezi w'inzoga. Amafuti yose abasinzi bavuga, ibintu byose bavuga nuko nguko. Mba ndahombye, sinagira ababyeyi banyerekeza icyerekezo. Ngiye mu ishuri muri primaire, basanga uwo bitaga Mugiraneza Gedeon, umunywi byiza byiza byiza, ni wari maître principal, kandi akaba ari kiwacu akaba kazi. Saa sita zagiye ati tumanukane, tukamanukana tukajya wacakanywa twicaranye. Ati uyu mwana ndamukunda, musukire mu kirahuri. Uko bamuhaye icupa nanjye akansukira mu kirahuri. Bati mwarimu wawe aragukunda. Mama ntiyavuga ati ndekera umwana we musindisha, reka da. Nuko nguko urwo rufatiro. Harya ubwo nari kubura kuba umunywi gute? Baba baruye bakamwe ati uyu munsi nturi bwige, uyu munsi uri gusuka inzoga, ishuri nkaba ndaryihoreye. Nanjye none bigeze igihe baba babonye inzoga batanabimbwira, ishuri nkabyihorera singeyo. Turajyana inzoga kwa banyogokuru no kwa baso wanyu, hari ibyo bitaga ngo ni imikuza, bagendaga batanga inzoga nyine nkabandajyanye nkagaruka nkongera nkirirwa muri ibyo. Urajya kungurira ubugori ikarenge buswayirini, nkaba ngiye kugura ubugori. Yewe bene data reka nkubwire, mu rugo ndahebye, no mu ishuri naho ndahebye. Icyo kora imibare yo n'ibindi byo Mugiraneza arazi igifaransa, muri uretse ko nakibagiwe. Ubundi nari nzi igifaransa rwose nkagishogota. Ariko ikibazo cy'indero no kunshyiraho urufatiro ndaheba. Niko harya wowe byagenze bite? Hari n'abavuga agasanga nyina yiyambarira ubusa imbere y'abantu, akaba yambariye ubusa. Umwana nawe akajya abona nyina ntacyo bimutwaye, nawe ejo agahindura ukabona yaje hano yahena. Bamwe na bamwe ntitubarenganya, hari ikibazo bagize. Ntabwo muri kiriya gihe cyabo babonye umuntu, kiriya gihe cyarabare. Abanyepolitiki bariho rero nabo murabazi, bari emerenide yacu.
ibyo byose ngize ngo ndajya no mu idini, nigira mu idini ry'uwitwa Saveri, mbyarwa muri batisimu n'ubita Yohana muri Kimfura, uwo mungwe mwiza mwiza mwiza. Nigira no mu basaveri babamwe, yo maze mba ndadibamye mu idini, ndadibamye mu ishuri, ndadibamye ku babyeyi, ndadibamye no mu banyapolitiki ngize ne. Ariko Yesu yo kabyara mu mumpera icyubahiro. Oh haleluya haleluya. Iyo ntamugira biba byara akange kaba karashobotse. Hari wajyaga avuga ngo zakanyweramo amazi, ziba zarakanyweremo amazi. Gize umugisha nyuma y'icyo cyiciro cy'iyo myaka kimbera igihombo, urufatiro rwanjye ruba bofu, nta ndero, nta kintu, nditwara uko mbonye, ndavuga ibigambo byose, yewe hari ibigambo byavuga nanjye nkabivuga. Ni umuntu yigeze kunjyana ngo agende kunsabira akazi, ngenda nambaye ibigofero, kandi hari ku muntu w'umutegetsi w'umuhisi, ninjiramo n'ibigofero sinanabikuramo, ndagenda ndicara ndagamika. Umuntu ambwira ati nari nkuzanira, ariko akajya ndiba agashaka nkukumbira ati wira n'isoni, reka da umubi ntunabire, ntabyo numva jewe, nibereye muri firingi. Arambwira ati musubize uyu nguyu utazi no gukuramo ingofero imbere yawe, subize. Ninde se wabinyigishije byo kudakuramo ingofero? Hano dufite abantu bajya baza, Ruga hari uwo tunyuzeho hariya tugenda, ariko Ruga wagiye witonda. Bisho burya niyo ndero nyine. Ruga ibaze, ariko Ruga mwagiye mwitonda mukaducaho imaba, yabivuze numva isoni ziraje, kandi ni umuntu w'umugore ungana nawe. Ntabwo ari we, hari igihe yataye, yabuze umuntu umutaba, yabuze umuntu umushyira. Iriya myaka ni imyaka ikomeye, wakagombye kuba uri ku rufatiro. Abenshi dufite no mu rusengero bamwe ni uko nguko bameze, baba bavuga uko babonye, baba bashira n'isoni. Ese mwagize umuntu guhangara, gutinyuka umushumba akamuvuga rimwe na rimwe ni iki? No kubahuka. Kibazo ni cyagiye hagati y'imyaka 5 na 15, wagize amakuba akomeye. Hari abagize icyo kora ibyago baranabapfusha, umuntu agahinduka atyo nyine, nuko yajya kwa tante wiwe bakamufata gutyo, ntibagire icyo bamutoza. Yajya kwa anko agasanga nabo ni uko nguko, niba abandi babaye gutya, nuko umwana akabura ifato akabaho ngaho. Yagira ngo agiye mu idini, naryo idini agasanga ni wararaye, nuko umuntu akabura. Nagize umugisha, ngeze mu itorero, bageze basanga abashumba bazi icyo gukorwa, barandeba bamenye uko nje meze. Nanjye ngira amahirwe, Imana mu mutima wo guca bugufi. Imana ijya ibaha imitima yo guca bugufi, niho muzatabarwa. Haleluya, mwakomeye Imana make. Imana ijya ibaha imitima yo kwemera uko muje, mwemera uko muje, babahanagure, babashyireho urufatiro. Bashumba bisho, mwari muzi ko burya niyo umuntu agize ibyago akajya no mu itorero ariko nta n'indero yabonye, nabyo bigorana, nabyo biragorana. Ndicara kavuga ati bicara batya ngahengama, akongera akagira atya ati bicara batya ngahengamira, yasubiza inyuma nkenda kugwa, yagarura nkenda kunika amazuru, kugeza igihe aroderesa kugira ngo nzavemo umugabo. Byashoboka ko icyo gihe wagitakaje, kajya no muri korari. Niyo mpamvu ugorana.
n'uyu munsi mwari muzi ko no muri mwe harimo abo duhura Yesu ashimwe akantanga Yesu ashimwe Yesu ashimwe. Ubundi iyo watojwe neza nta mwana usuhuza umuntu mukuru ngo avuge atangira avuge, ahubwo urategereza umuntu mukuru akaba ari kubwira Yesu ashimwe. Ntabwo tubizi. Cyangwa ukajya kungurira ubugari nka wa mwana, murumva aho umuntu ankunda akavuga ati wiriwe utariye, ariko akanjyana mu kabari k'ubugari kakandi ko kumuhima, nkasanga abahungu bakuye amashati bari kubwirenza n'urusenda n'umunyu, nyongera ubundi nzanira ubw'igisini, bari ubw'igisini bari ubw'iki, nzanira ubw'umusini, nzanira ubw'iribwa. N'ayo magambo nasanze iribwa n'imisini n'iki byose. Imvugo ziba nanjye anyinjiza mu miribwa n'imisini. Urufatiro aho ngaho. Kugira ngo uyu muntu azagira icyavamo, iyo agize ibyago agasanga afite abarimu bameze batyo, bakamuha ubumenyi bwonyine ntibamuhe uburere bumuha icyerekezo, nanone kandi agasanga adafite abayobozi mu bya politiki bazima, ubwa nyuma yagira ngo arajya mu idini naho agasanga ubuyobozi atazi yava n'iyajya, ngaho namwe nimurebe uyu muntu uko azajya. Iyo ntagira amahirwe, uyu mupasiteri anyigisha ambe forumasi ikomeye cyane, antindeho, ntawe nari kuba, nari namaze gutaka kuko nari ngeze ku myaka 17. Icyo gihe cyose cyabaye igihe cy'imbabazi. Rero wenda jyewe nagize amahirwe ngaruka, hari urengaho rero we akajya mu kindi cyiciro cya kabiri, akagira cya kindi cyabaye imfabusa, akagira n'iki cya kabiri, kuva ku myaka 15 kugeza kuri 35. Icyo gihe cyo bita cy'ubusore mu buzima bw'umuntu. Iki ni cyo gihe cyiza cyane cyo kwinezeza, ni nagiye cyo gukora ibyo ashaka byose, nicyo gihe cyo kujya aho ashaka no kuba aho ashaka, n'ibindi byose ashaka akabikora. Cyo cyanditse mu mubwiriza 12 ngo wa musore ngo wishimire ubusore bwawe, ngo n'iminsi ubusore bwawe kunezeze mu gihe cyose ukiri, ngo ariko yongeraho ngo ariko. Niho usanga abakobwa ashobora kurara hashaka akarara habonye. Nagize amahirwe mfungira fera aho ngaho naracomoka, ariko byari bitangiye kandi dutangiye gucomoka. Namwe nimutekereze aho umuntu ajya mu muhanda agahumiriza, abakobwa bose ku murongo mumpobera. Erega nigeze kubikora n'uri yarimo wo tubana, yigaga muri familiare Ikibungo, nsanga nahagaze mu muhanda nabaye nk'ingagari, kandi gahumiriza buri wese ahobere. Nanze kuvuga iryo zina ry'icyo gihe akatsindwa, bose baza nyine kugira ngo batabona inkoni, ko twaba dufite n'inkoni, haza guhobera nyine ukishima, naguhobeye se bikumariye iki, wungutse iki? Nuriya nawe yarambwiye atari ko birya wikozaga, tugaragaza atari birya wikozaga, byari biki? Ntabwo ari je, ntabwo ari je, ntabwo ari je. Ariko ndashima Yesu, igihe gikwiriye gisohoye. Haleluya, munkomereye Yesu amashyi. Igihe gikwiriye gisohoye.